ubundi se nago nakurya mani wowe nango urampekenya gusa ubu urabona igikara nanjye twara umusaraba wawe mukanyura tubwira ko n'umupfubuzi oya ibyo nabihariye umutipe w'inzobe wabimenye we ndagupfubura rero byase narapfubye barakubeshye jewe none yangi uyibonye ugira ngo murimo muceri kubyimbiramo ubu nari gatoya ariko ugeze imikubyimbiramo promesse yaje mu buzima bwarabaye ari kubaza ngo ubukwe bwarabaye yaje mu buzima ariko mwanzoga mana mwaje mureka abanywanzoga bakava mu biganiro genda bawe cyari abasi mbaze nivuki ngeze kuri promesse jya umbabarira nduhuke kuko umutima wanjye urarushye promesse aho uri wese wagarutse sha promesse okasha reka mutuka muraza amashimo imyaka 48 nibwo umugore ajya muri menopause yego rata na 50 natwibuka byara turagutera inde naramukinguriye iwangera hageraga ku gitanda cyanjye yarakigeragaho uko nta kintu mwakoraga bivuga ngo ariko ikintu nirinze cyangwa se ikintu impamvu uvuga ko ari Imana yamwohereje ntabwo yigize agirira ryo kuvuga ngo ajye mu maguru byamana nanjye twa dutegereje igihe ajye nyine sinahaguma ukagenda ugacaho none se nawe niyagiye se buri kumwe isuku cy'Imana turi kuvuga twese asundi turi mu rubanza waramwimye aragenda nanjye nagenda da nabandi bazaza wowe kuje azaguhasa nawe ubugiye nanjye mengiye ntacyo afite nanjye mengiye nose ko wabimwimye naramaze n'uburenga mukundana sheri wawe ukamwima reka mfate umunota myibuke nanjye umukobwa aje kunsura kuko nzi ko abahungu b'imanzi tuzagorwa amasugi yo mu ijuru yibwo aje ngakuramo imyenda mitabwira ngo muri imanzi nanjye ndisugi nuko Imana kuko nzi ko abahungu b'imanzi imanzi nanjye ndisugi bahuri isugi mama urumva unisugi mama urumva iyo umukobwa aje ngakuramo imyenda mitabwira ngo ndamubwira ngo suzamo ikariso yawe ukwizera kwongera gukije nagize Imana niya makashi pa ku munwa imaje unavuga ngo ngo promesse umuroke tubura yayenda bite sorry yango agize amarwa Imana yagwa kashi pa ku munwa ngo bizikupa ako imaze Imana ngo kashi pa ku munwa ko rukuntu kuvuga promesse cyane wamutasa nkisharaga ati ngo promesse naramukunze nubwo namwimye ukuka birata ukajya ngo ahantu ngo nuko namwe umuruke tubura umva ndabashimiye promesse n'uri bakwisi gitonore ni cyiza disi we ufite amaguru meza by the way amaguru meza sari yose wagira ngo ni imoso ni meza da ni meza narebye narebye nasinze nabonaga ari mbambata muzungu cyongereza cyangwa uzi English muzungu je mvuga English cyongereza cyarananiye ari muzungu bano ni muzungu ndagira ngo menyesha abantu atuye muri Leta Zunze za Kabuga bano ni muzungu ndi kumwe n'abastari ndi kumwe n'ibyamamare ariko hari abari bugende batwibwira ariko harimo nabo musanzwe muzi sinza wundi buhere ariko naho ndagira ngo uri utangiye kongorerana hari ukuntu abakobwa usanga bimufatiye naho ngaho ari wasanga ari kumubwira atari kuziko bebati zikumise numva imihango ije tizo salamu musa salama bimeze bite ni fresh amazina ku bantu badukurikirana ku Mitako TV nitwa Fred Nkanika nkaba nitabira ubutumire bwanyu ubuzima busanzwe no kwitabira ubutumire tunagushimira ariko hari ibindi bintu ujya ukina hari ibintu ujya ukora why not you can introduce your work mu buzima busanzwe yifashe mu buzima busanzwe nkunda gukina filime ndi umukinnyi wa filime cameraman sinzi niba uyu mutipe uri kumubona kuko ndabona ari gikara cyane uri kumureba neza ndi gikara ariko kigaragara najyanye n'inzobe hano iri kunkubita urumuri we na je ari kunkubita urumuri nta kibazo Metisi bimeze poa mese umusize promesse wiruka inzira muki ajya n'inzira niko bivuga okay promesse arahantu somewhere mahanga harimo kandi kantu ufite se
akandi kana abana banjye nabasize mu rugo ariko ni agasore se ufite agasore ni aka Jackson mwazanye ari buturye aka Jackson muri ni aka Jackson muri kumwe hano hari umuntu uvuze ikijambo umva aka Jackson se aka Jackson arya niki ntabwo yakiburira ariko narumiwe umugabo ariko noneho umugabo ariko noneho kiri muto asaba ari umugabo aba ari umwana nyine icyo gihe kandi tutaratangirana ikiganiro turimo kuganira hano hatagiye kamera avuze ngo ubugabo si ubutumbe iryo jambo uraryibuka ko warivuze narivuze cyane kandi ndarisubiramo yakubwira ngo ukunda abana bato nka bwa ubwo wabivuze nuko buriya namwanze uri buturye mu kanya uwo nyine none ni baba baya nyine baba barate mu mihango ntago mu mihango koko ntago njya ubundi se we ntago nakurya mani wowe ntabwo urampekenya ubu se urabona iki gikara nanjye twara umusaraba wawe ntacyo ufite twara umusaraba wawe ibyo ntabwo bikureba nawe twara uwawe kila mtu na muzigo wake buri muntu mbese n'umusaraba okay Nera tugeze no kuri muvandimwe noneho amazina ku bantu badukurikira no ku Mutako TV byaba ari fresh kugira tuze twinjira mu kiganiro neza. Nitwa Moza Maxime nkaba ndi president w'abafana barege ku isi. Uri president w'abafana barege ku isi yose basketball abameruka muri Senegal nkaba nkura muri reggae nkaba nkina film. Uwo muntu mukurikirane ndumva ashobora arimo no gukabya ari no abandi umuhemusi oya ntabwo akabya nibyo aba ndumu DJ ntabwo yikina bakwitoze umwana wari uburye urumva afite umwana nkora tundu kazi kenshi katandukanye. Uri umufana wa basket ongera president ko isebye ba president basket chairman president w'abafana barege ku isosi ubwo ni mu Rwanda ariko na handi rege iba basket na volley ni mu Rwanda hose ariko ubwo ni kwisi ko na handi rege ubu yaba president w'abafana yaba president wa basket gute mu Rwanda areshya gutya Suzanne bakina basket ntago mundesha basket ntago turi ubukinnye ndi president w'abafana ba rege okay wow ugakora muri rege umundire ndabona bitamama ni umwana ari bari bwuze ugakora muri rege yes nkora muri rege ukaba umu DJ ni mu MC ukaba umu MC mukanyura tubwira ko n'umupfubuzi oya ibyo nabihariye umutipe w'inzobe wabimenye we ndagupfubura rero byase narapfubye barakubeshye jewe none yangi uyibonye ugira ngo murimo muceri kubyimbiramo ubu nari gatoya ariko ugeze mi kubyimbiramo ayinya yabonye inyi yibonye ubu nari gato ariko ikugeze mi kubyimbiramo meze mu Pakistan inyi sembizi nayo je narumbe tumava mu kiganiro ko yakubyimbiramo inyiza iyo mbebaze ntago niyo nyine ifuse n'umuceri mu Pakistan urabyimba nyine ura nagutibye ahiye koko kiganiro ntago kirangiza amahoro sister amazina ku bantu badukurikiye abazina ni Biju abandi umukinnyi wa filme nkaba nkorana n'aba batipe babiri ariko uyu nguyu bisa nkaho muvukana kuko mwese sinzi nugera kuri aba bantu ujye wongera urumuri ntago bari kugaragara yaramugutwa ariko naragowe mana naragowe uyu ni kopine wuyu genda kodambye kujya hose mbeze nk'abwana ni inshoreke ameze nk'abwana ngende umugore w'abagabo babiri oya message rayobye uyu ni kopine wawe uyu ni kopine wanje uyu ni umugabo bigucange nayo byarancanze uriko ngo yakabaye kope oya wewe mufata uko bimeze wowe bicurika ni kopine we so ugiye kumurya kandi koko ni arahiye ndira abana murongore namwishyuye barira abana murya namwishyuye murongore yamwishyuye yego aha twe tugeze kuri Biju cyari umwana nta maribori okay amanyonyo umwana tumutsima sha ubonye wita umwana aha ukaba uri director wabo filime yanyu yitwa ngo iki na Jenny murakorana Jenny ni umushiti wacu
ibyo biri ku ruhande ntabwo bari kumwe nawe yifite n'ibiryo muri timu yanyu. Nanjye ndi umukinnyi w'amafilime. Ni umukinnyi w'amafilime nawe. Ariko nawe ahubwo nandokirite. Suni turi kumwe nawe muri projet. Turimo kubiganiraho. Mukirira he? Mu Rwanda. Wa mugabo muri rego banza ari n'umusinzi. Waruvuze ngo bakirira he? Uva baravuga ngo bashyira amafilime. Twaje amafilime cyangwa twaje mu kabari. Mwazanye n'abantu babambanyira amasinzi bavanga. Ngo twaje mu kabari. Ma inka baguhe mikoro. Uruva rata. Uruva ni ikibazo. Twaje mu mafilime. ubundi ni ikibazo. Ni ikibazo ubundi ni ikibazo. Bokanya uraturya twasize. Wakarigwa ari muswa. Wakarigwa no muswa. Kandi ndarongoye ndagasera ijoro. Niba turagura raundi tugutahane. Wageze gutahana nyabarongo haraye. Yaba ngo se barayicyura. Cyane uyicyure n'ubwo. Ose utwara abantu urupfu. Ariko akababwiza ko twaje gukina filime. Byatwaje mu kabari. Turi mu kabari. Ese ni mu kabari. Wiyanduje hano. Turi mu kiganiro voilà. Rero ikiganiro kigamije iki? Ikiganiro. Umutwe w'ikiganiro cyo dushingiye ku kiganiro. Nuko tugira ngo tuganire namwe ndetse kandi abantu. Kurikiye. Abanyamakuru bitware ko twakubwiye. Ngewe. Se nkibwira amazina yanjye yose. Aya ngombwa atuma nza kuyamenya. Witwa Ndayicariye. Inyisi. Nk'imbada. Kamera masibyo bavuze ngo wa mukobwa ni inshoreke ngo ya Jenny ngo n'abakopine. Urumva witwa urayicariye. Umusumari se. Tutatangira ikiganiro umuntu yakubajije ngo witwa nde? Aravuga ngo witwa Ndayicariye Emmanuel Setirivuye. Nge nitwa Seti. Ndayicariye Emmanuel ni Jane. Wa mugaye n'umukinnyi wa filime. Umukinnyi wa filime. Na Maxime yemera ko anywa mitsi. Y'abana banje keshaje babijya muri prudence. Abawe bashirira muri prudence urone. Wowe abawe. Ngenda bafite babiri. Ndi umupapa. Ni umupapa nawe wigize umuhungu. Ugereranyije n'ibanga bamaze kugendera muri prudence. Uri umupapa rangi n'umupaparazi. Baradukangisha abana. Ugereranyije n'ibanga bamaze kugendera. Niba bafite babiri se ugagira umwe ufite bangaye sheri. Dufite batatu beza cyane. Abahungu beza. Ako nzabyara n'umukobwa kuko ndacyari. Imfura ingana gute? Imfura yanjye se. Atwara mu Kimisagara. Wajinara Yesu. Mwana wanjye ni umusitari n'umukinnyi we. Moto Kimisagara bibihakana. Mwana wanjye ni umukinnyi. Message yari yobye. Mwana wanjye wa mbere ni umukinnyi, uwa kabiri ni umunyamakuru. Nkashyotse. Uzi urubuga rw'imikino. Uzanarize ze. Yitwa rero Rugangura Axel. Arenze kuri Rugangura naho bahuriye. Cyangwa ni Fuad. Abo bose arabarenze. Ntazi narafata muri abo. Bese araho ajya hose. Arya hose ngabwana. Ntazahagaze. Bivuze ngo mu bana ba Jenny nta numwe wakurikira Fuad Axel reka ikiganiro cyo kiraza kujyaho mumaza kubivuga. Akora mu kiganiro ku radio ye. Wemenya gutyo. Ugo ni mu nzozi ngo twabyumvise. None se wenda Jenny ugereranyije wari umaze kutubwira ngo Ifra ifite imyaka 20. Buriya twagiye tubona urukundo rwawe na Promesse n'imyaka yararimo n'urugero. Buriya nk'abana bawe babyakiraga gute ukundana n'umuntu unganya imyaka n'abana bawe? Bivuga ko banganya. Kuko ntago namurutana. Yabakoresha natwe. 20 20. Ibintu biratandukanye. Ngaho bimvugire wowe ubizi noneho. Kuko Promesse baramuvukishije uzigiye yavukije. Ngaho ahubwo do. Ayo ni babanyeshari. Wababonye? Zashoreke. Reka musubirize. Data nagusubiza. Ntago abana banje barutaga Promesse uretse ko bajyaga kungana. Promesse nini? Bajyaga kungana. Ni boyfriend wawe. Voila. Ni ex. Muri divorce, mu rukundo rugo. Mugazaje kubirwanira mahari nabwo aratubwira indi cyaje kubisenya. Uri divorce n'umwana. Arahiya. Baza nkivugira ko agiye bahayija. Ako mundi wamwambitse. Basi sorry. Mwake mikoro ma. Basi sorry. Je musindi mikoro zirande barebye hano. Data. Basi sorry. Inana. Opportunity. Barati. Ratu kuntu bimeze. Sibyo? Abana banje ntacyo bari kubikoraho kuko ntago bambereye mu mutima. Narababyaye ntago bambya.
sibyo Voila. ikibi ni uko erega nubwo urukundo ari imyaka nta nubwo urukundo ari imyaka imyaka ari umva imibare nkubwire yes imyaka n'imibare bari kugendera wenda mbereka imico mibi bakabona mama wabo hari ibintu bitari byiza n'iki mbereka ariko nta bintu bibi babonye promesse uriya yari yararaga mu rugo navuga ko yaje mu buryo butunguranye bw'Imana yohereje kuri N'ikimanuka. ubuzima bwanjye N'ikimanuka. urabona mfite ubuzima nabayemo cyangwa se navukiyemo cyangwa se nakuriyemo promesse rero yaje Uri aje mu promesse? gihe nyacyo Uri promesse? nari nkeneye kugeza kuri uyu munota promesse sinjya muvuga nabi nawe ntajya mvuga nabi ariko yaje ari nk'intumwa Imana inyohereje Yo, ore. kubw'impamvu nyinshi sibyo iya mbere promesse yaje mu buzima Ubukwe bwarabaye. bwanjye ari kubaza ngo ubukwe bwarabaye Ni mu yaje mu buzima ariko mwanzoga mana mwajye mureka abanywanzoga bakava mu biganiro Sorry. genda bawe cyari abasi mbaze nivugiye Sorry, bazi ngeze nabo. kuri promesse jya umbabarira nduhuke Reka kuko umutima vuga wanjye urarushye basi c'est mbabarira divorce c'est divorce umutima wikoreye umuzigo buretse nawe buretse twumve nyamuneka umutima udaturika dore umutima asubundi wawe waretse mwanije imikoro nkaba ariyo mfata iyo ukaba uruhutse wanije nkaba mfashe iyo nguyu ukaba uruhutse ariko se wavuze promesse tumuvugeho birangire ko ari divorce se kuri divorce urakomeza ubukwe bwabaye ryari mu mutwe umva yaje ari byose reception yabereye ko tutaduhari umva rata promesse yaje ari byose nk'uko bivuze rata kabyare uzongera unasubireyo promesse yakubwira ukuntu bigoye kuri iki gihe kubyara mwe muretse mugabanye mbabarire Ashobora mvuge gukundaga neza ko. promesse Yo. rata ari gusunda Abukibara ubu muvuze inshuro zingahe Agafata gutuma umunota umwe mwibuka, nushaka ko baramukunda. komeza umbwire baramukundaga pe mwibuka se yarapfuye ko ari we ariho yo sorry sheri numva kuvuga ibintu nk'umuntu wagiye sorry basi sorry mumufata tabwo umutima basi sorry yo ni umusinzi koko umva rata iyi mikoro ntabwo iri gukora n'izingi noneho promesse rata aza ari igisubizo mbonye mu buzima bwanjye aza ari umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye aza bazamusomera ukundi kuri umuvugo uramukunda koko ndamukunda nyine misa azagaruka mu buzima promesse aho uri wese wagarutse sha promesse okasha mutuka muraza amashimwe mwese ibyubahiro umva rata ego shareka tubwire abakunzi bacu abakunzi bo mutako kuko buriya ninjye ufite mikoro jameni mbabarira rata umva bro promesse aje kunyomora bikomere promesse aza mukeneye ibikomere wari ubifite yes nari mbifite mu mivukire yanjye iyo buretse gato iyo umubyeyi yabyaye akiri ku kiriri iyo umubyeyi yabyaye akiri ku kiriri sibyo Jane iyo haciyemo nk'ibyumweru bibiri cyangwa se biterwa nyine n'uburyo ki yabyayemo iyo aryamanye n'umugabo we aba arimo kumwomora ntabwo ari ibyo bikomere ntabwo ari ibikomere bya hariya nibyo nanjye nayigize ngo wari umaze igihe utabikora azaje nayo kukomora reba hano ahise yerekeza mu muntu kundangaki muri Zion temple yibaza muri Zion ngo ni ikibazo suzanye promesse kaza bakubwira rero aze bamuguhe bikubwira yaramwomoye muri make aromora njye nibyo naringize ngo sorry mureke mbabwire rero hano njyewe uno muntu wanywe ahumura nk'abapapa arimo arazana ibishego kandi njye ntabwo nshaka ibishego bana ubu se Zion temple baho ngaho ko Zion temple bamugatera kuko yaherekanye ko tabivuze mu magambo yiyubashye ko avuze amagambo yubashye ko tabivuze akaba abakinnyi ba filime mwaje kunyiriraho filime No, none yangane promesse rata azagaruka. ariko se mwambare nkavuga promesse ngarangiza mukavuga namwe ko bari bubaho ari umwana mu kabari tujye kubusangayo akabari tu inzoga doze azaje kukomora azaje kunyomora ibi urumva icyambere impamvu yoherejwe n'Imana uburyo urukundo nakunze promesse rwari indani rwari rundimo ababifata ngo byaragatwiko byari ibiki sinibaza ikintu naba naratwikaga hariya ngo nunguke kuko iyo abantu batwika kuriya hari ibintu baba bashaka kugira ngo abantu babahe nta muntu wigize aduha amafaranga ye ngo tugiye gukora ubukwe ngo tugiye kubana gutya cyangwa se ngo ndatwite nabyaye kuko hari abandi babikoze ntabwo yari profili y'abantu runaka dushaka
ahubwo yaraje promesse turakundana naramukunze pe urukundo ruri indani mu mutima tugira icyo mwapfuye kuko ndi umuntu nanjye sibyo nari mfite imyaka 40 sibyo ubu mfite n'ibiri by the way nta nubwo ntinya no kubivuga gusa oya ntabwo ndi umwana gusa 42 aracyari muto kuko sorry ntago ngututse ja impamvu uvuze ngo uracyari akana wenda mbivuze nabi ariko bamaga 50 abandi bamaga 50 imyaka 48 nibwo umugore ajya muri menopause yego rata na 50 natwe kukabyara turagutera indi Promesse sha turagutsa umbarata birangije promesse uburyo nakundanagamo nawe mwarabonaga urukundo rwanjye byari romantique yujuje ibyangombwa sibyo kubera ko byari bindimo nta mpamvu yo kuncira urubanza kuko ndacyari umuntu mfite ndacyari umuntu sibyo mfite umutima ukunda ndi muzima umubiri wanjye urakora sibyo ingingo zose ndazifite abagore nk'aba sindi kiremba abagore nk'aba kandi ndi normal yarazi igitana neza promesse nagombaga nanjye gukunda nta n'icyaha nakoze ntacyo rwose promesse impamvu mbivuga ko n'Imana nuko atigeze azanaho bya bintu by'ubusoresero bw'iki gihe ngo aje gushaka profit yo kugira ngo ndyamane nawe no promesse aramwima naramukinguriye iwanjye hageraga ku gitanda cyanjye yarakigeragaho uko nta kintu mwakoraga bivuga ngo ngenda bivuga kuko ntacyo mwangira nta kintu cyabaye bamubwira jewe ndi umukristo nta kintu cyabaye umukristo promesse yaranyubahaga nta bintu akoraho ndakubwiye ngo yageraga no mu buriri bwanjye nta kanyonyo yakoragaho ariko ikintu nirinze cyangwa se ikintu impamvu uvuga ko ari Imana yamwohereje ntabwo yigize agirira ryo kuvuga ngo arabyamana nanjye sinigeze nkuramo imyenda yanjye sinigeze nkuramo isutuye sinigeze nkuramo yazaga mu rugamba yasarubete karara besarubete ntabwo batubwiye ngo uri umuntu nawe ufite umubiri kuki nta myenda mwakwiye Jeanne arimo aratubesha filime irabeshya promesse nawe urumva yarapfuye cyangwa yaranyubahaga promesse niyo mpamvu atigeze ambwira ibyo bintu cyangwa ngo Bavure yagiye no kuba mwimye rero kandi nanjye nari umukristo twari dutegereje igihe ajye nyimye sinahaguma ukagenda ugacaho none se nawe yagiye se buri kumwe isuku cy'Imana rose gamwikira mumera ka none se muri kumwe rose uyaragiye umwime promesse uri umugabo sha urumva ko yego kitanda gusa se rakurikiye ibitanda ariko nimo guza na Jenny nuko avuga ati nanjye ndi umuntu mfite umubiri ese uwo mubiri akamari utumwa gusa minwa gusa Maria ambrasije gusa baryamaga ku buriri bumwe ariko nimwakuyemo imyenda yageze ku gitanda cyanjye imaci zaragera ryari yahagera yicaye nta nubwo rukombo cyegeze haguruka ibyo biniwe wizi bombo wapi rukombo kise nayuzi niba yaranyubahaga ndavuga rubanda ntago yagize ese ubu ndasubiza subiza abanyamakuru ariko yakubajije ngo none se turi kuvuga twese ubundi turi mu rubanza waramwimye aragenda nanjye nagenda da n'abandi bazaza wowe kuje azaguhasa nawe ubugiye nanjye mengiye ntacyo afite nanjye mengiye none se ko wabimwimye naramaze n'uburenga mukundana sheri wawe ukamwima reka afate umunota mugibuke si bamwimye gute fata umunota uri umuntu pe uramwima ngo urarama wambaye imyenda filime rero utukiniye promesse ntacyo wari ufite rero bebe yakozama promesse ubwo promesse rero nawe nta promesse ntaza agaciro ku cyangwa afite agapipa yagiye umuntu aguseza cyangwa musezeye gutya ngo bye bebe nawe atavuga ngo bye shori ego sorry basi Mutago TV ndi kumwe n'abavandimwe twatangiye duseka ndetse na nubu ako none reka mbasabe baye bambabariyemo gakeya kugira ngo none tujye no ku bikorwa byabo na Jenny naraza akora ngo musoje kumuvandimwe muri iyi minsi gusa ntago barangije rwose ikintu ngiye nemeranyijwe na Jenny nta kuntu umuntu ashaka kukubwira ngo afite umubiri ingingo ze zose zirakora ako kantu nakumva ati kandi nta nubwo ari muri menopause
ariko ngo bajyaga ku buriri gusa undi bambaye imyenda bose umva nkubwire unza kugarutsa ku kiganiro ntago gutegeka ahubwo wowe urawutegeka oh yesu urumva umva nkubwize iyo uri umurokore cyangwa se uri umukristo uba ufite uburyo ubanye n'Imana kandi hari icyo mwaravuganye niba naravuganye n'Imana ko nzabana na promesse akaba umugabo wanjye ngaba umugore we why not ntategereza kirya gihe ndirukansa mama zije ngari cyo bakundana ijoro ryashize hari ibintu naraye neretswe biri no kuri stati yanjye weretswe iki seriously je njyewe ariko ntago neretswe wowe ibyo mu buzima bwanjye bwa buri munsi bibaho ko ushobora kurota cyangwa se ukagira inzozi nziza ariko nyuma y'izo nzozi Imana hari ibyo yagiye kwereka ntago rwose ndumva njyewe uramujya amatara guheresha niba ari kubyumva ubifate gutyo ariko njyewe ndavuga ibyonze waramukunze ariko uramwima ese tubyumva atani ibyo ngibyo yaramukunze ariko uramwima siko biri umva bro imfubyi yumvira mu rusaku n'uyu nguyu abe yumva nawe ntacyo uzabona rega abandi nuko baje nawe uzagenda gutyo uraho n'abandi nuko baje azaba nka yanka babaze ikumira kuri ubu ngo ariya ngo cyari ikirondwe byagenze ikirondwe orosha gato cyumuye ku ruhu inka yarariwe kera kirategera dutegereje hano bambo mwebwe hari ibintu muri kwitiranya ngo umuntu afite umubiri vugira hano vugira kuri muri kuvuga ngo umuntu afite umubiri kugira no si iki ni icyuma no si iki ni icyuma kugira umubiri bivuze kiri icyuma orosha gato kugira umubiri bivuze n'iki ariko se nkubaze iyo abantu bakundana uretse gato uretse nkubaze iyo abantu bakundana ni indabo n'indururabo gukundana ntago bivuze umukundana ibintu sata se wajya ku gitanda wenyine mukajya gucamo kicara gusa sibyo agomeze nkanjye nanjye umukobwa aje kunsura kuko nzi ko abahungu b'imanzi tuzagororwa amasugi yo mu ijuru yibwo gaje ngakuramo imyenda mitabwira ngo muri imanzi nanjye ndisugi nuko Imana kuko nzi ko abahungu b'imanzi imanzi nanjye ndisugi bahuri isugi mama urumva ndisugi mama urumva kubera ko nge abahungu b'imanzi tuzagororwa amasugi yo mu ijuru niyo umukobwa aje wanjye gakuramo uretse gato iyo umukobwa aje wanjye gakuramo imyenda bitambwira ngo ndamubwira ngo suzamo ikariso yawe ukwizera kwanjye urakikije ngo iki nuko Imana singubeshe yaje gakuramo imyenda bitambwira ngo suzamo imyenda yawe cyangwa se ikariso yawe ukwizera kwanjye kuragukijije kuko nzi ko tuzagororwa amasugi yo mu ijuru sema amen sema amen sema amen nago yimye promesse naramwimye avuga amen ga use hagumate azagorererwa imanzi mu ijuru naho uzafata imanzi mu ijuru baje ko gitiraga yarabaswapishije ubwo yarabaswapishije irabamuha hari ukuntu yaragize Mariya yabyaye no siri Mariya ko ari Jane birashoboka ko nawe yabyaye nka Mariya ase akoje ako promesse uramukura yego akwamwimiye icyo uramubyeyi uramuvandimwe uramwimiye iki koko ko namugira umukakabye none uri kumusabira se basi kumusabira mwaratandukanye marashari kumwe twaratandukanye mwe kamwe basi kamoja tu ari ndivuga ngo kamoja twaratandukanye kandi ntago imbwa ngo isubira he ari ndivuga ngo promesse imbwa ninde bitse ninde agize n'umutuka somu ariko avuze ngo iki imigari ni ntabwo isubira avuze ngo iki imigari ni ariko se ko mbona washanutse muko nashyuha wenda promesse abandi bamwe bandikaga za comment babaga bafushye tungana wowe reba nabi na Keutas ndakwereka ariko uvuza akantu ngo imbwa ntabwo isubira kuki Nabyo kudeta nzagaruka mu kiganiro guys ndikurira nankosora kanwari guys kuna ufite kuza cyane biri hanze umwasama tujye kuri filme mwasama tujye kuri filme nifuza ko tuza kugana ku musozo w'ikiganiro kumwe n'abavandimwe ndi kumwe na Fred Nganika ndi kumwe na Jen ndi kumwe na Ju ndi kumwe n'umukozi wa reggae yitwa Maxime Blo DJ MC DJ Maxime MC Max Perezida wa basket Perezida w'abafana barege kwisinga abantu umuvugizi w'abafana b'ikipe y'igihugu ya basketball ni perezida w'abafana barege kwisi akaba n'umuvugizi w'abafana barege mu Rwanda w'abafana barege mu Rwanda ikipe y'igihugu ibi navuga ni byagucanze nkuko nandi ntabyo tutwika ntago tutwika twebwe tuvuga ibintu abanzi baranze bazabona ikiganiro baranze Maxime muri Kigali Arena murayibona Jean Rata I love you too
nesize umugaruka atamukunda se atamukunda ega yakuze promesa jo bafite urukundo nuko Imana ariko nzenda mbyehaganira akuja muha kabizo kwitama basa tuzi kwitama babarira da ntahita mumena muri karita afite santire y'umweru efo umweru mumena ku mugabo wanjye umva bije tubwire ubu noneho muri filime watubwiye ati gire filime yanyu uko yitwa inyura hehe n'umuntu aramutse akeneye kuba yabajoyininga cyane yuko ndimo kubona harimo impano nyinshi cyane ubu nanyuzwe urabona Maxime byo byonyine twatangiye afite amagambo ubanza Jenny nta n'ijambo ari kuvuga kuri promise nagize Imana nagize Imana Imana ni amakashpa ku munwa ngo bizikupa ariko imagine uvuga mu ugura nk'umuriro nagize Imana ni amakashpa ku munwa imagine unavuga ngo promesse umuroke tubura yayenda bite sorry yagize amahirwe Imana yagwa kashpa ku munwa ngo bizikupa ariko Imana igwa kashpa ku munwa ko ukuntu kuvuga promesse cyane wamutasa nk'isharaga ati ngo promesse naramukunze nubwo namwimye ukuka birata ukajya ngo ngo nuko namwi umuroke tubura kujya kugura umuriro akajya kugura undi urumva rwa rugendo rwo kujya kugura umuriro bije tubwire rero filime byifashe bite uri kubona biri kugenda gute bitewe n'igihe mumaze mukora filime yitwa ngo ikiri kunyura hehe bitewe n'igihe tumaze dukora uko biri dutangira naho tugeze biratandukanye kuko ibintu bya sinema bibamo inzitizi nyinshi iyo udafite timu yagutse mukorana naho harimo ruswa y'igitsina oya bije atanga happiness atanga umuyobozi wa filime ariko arayita nese natanga arayitanga wowe wayimye abakiri banjye banangira ubuhamya ngabo happiness buriya itangwa kuri nyiri projet w'umuhungu simbazi cyane nabanze kunshyiramo nanjye nyitangira abana twate turakwima ntaki jaze kari uyu nguyu turakundana ngenjana namuha nta kibazo ujya ukimuha ujya umuha iki happiness ako kukimu mwajye muvuga inka mu mazina yazo happiness ubundi means that ni kinyarwanda ibyishimo muha ibyishimo bye n'ubu ntago yishimye nuba arishimye turi kuganira yego rero hari ibindi byishimo muha bitari ibindi muri kubona bisobanuye kwishima ibyishimo uriya muntu uri ari inyuma aravuye ngo wasanga ajya koza kuri kakana oya uriya muntu ni kari kumva nawe rero wajya nawe umeze nk'umusore usambana ako kantu urangake nuko utakavuga nambabarire bivuze ngo happiness mujya musambana nicyo nashakaga oya ngiye muha happiness filime yitwa ngo iki turimo gukora projet yitwa Helena ica kuri channel yitwa Ibambe TV ifite seri ya kangahe tugeze kuri 7 8 gutyo 8 ubu noneho niki wabwira ku bantu batukurikirana ku Mutako TV icyo babafasha hari n'ushobora kuvuga ati ngewe iriya timu nayijoyininga mfite icyo nanashyiramo abantu birashoboka cyane bitewe n'uburyo yabishimiye urabona ko muri good team sibyo muri team man sinzi uko nabivuga gusa Fred twayirukanaga kera harantu twajyaga duhurira kera nawe akunda gukina volley niba namubeshye nzara mu ndaye mwahuriraga migina Fred rero mu migina Nasa no mwakutanira nta nubwo amaze mu migina rwose ubwo ni mu migisha wimbe ahubwo ni mu migisha rwose naho mu migina simpazi sinzariwe Ibambe TV icyo babwira abantu badukurikiye ku Mutako TV tuze twakira Maxime tugere kuri Jenny tugere kuri Freddy tujye ku musozo w'ikiganiro kugira tubashe no kubarekura cyane yuko amasaha yakabararageze nako yo gusenga adusengera bakababyiye usengera he mu rusengero ngo iki rero bagaturika we baratubwira ngo byose nama yobera amatagatifu bagaturika muri bare yitwa baravuga ngo byose nama yobera amatagatifu muri bare yitwa ngo iki nama yobera amatagatifu naho uri kontwara ngo tugase uri kontwara ja nonyendereze urusengero rwitwa twebe tumwe office icyo wabwira no yitwa ngo ni tumwe office ikintu nabwira abakunzi bacu nanashimira n'abantu badufashije mu kudukurikirana muri projet muri komite twarabibonaga iyo bataza kuba bo mu by'ukuri projet iba ikiri hasi sorry
ndabashimiye rero hari abantu bakifuza kutujoininga mu buryo bwo gukina, hari n'abifuza kujoininga mu buryo bwa support. Urumva ko ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo ari support dufite ukuntu nyine ubwo ngubwo batubonaho, yari ukuntu ugukina bakubonaho wibinyura ku ruhande turi kugana ku musozo w'ikiganiro. Nako umuntu wese wifuza kuvugana n'abakinnyi b'Ibambe TV. Okay, akagera kuri Maxime, akagera no ku bandi, akagera no kuri Jane, akagera no kuri Inganika, akagera no ku bandi batari hano, aranyura hehe none? icyo gihe iyo biri ngombwa dutanga contact. Imana kubi. ndipede nge ndipede Kambabwire. oya Umva mbabwire. Nagura ibyo. Urebye Jean kukuna meza. Si cyuki my friend. Nko mu myaka ya 25 ushaka kumbwira ko yasaga gute. Nawe murebe. Nta kimana itagira. Haririya rero uri tubiri. Wisa wirya. ariko ukivuze imyaka ubwo noneho ahubwo ubu nibwo ngeze nari urukiryoshye. Wazagerageje none Uri buryoshye. Uri buryoshye. Wazagerageje none ukatubwiye ejo ntituzasohoka. Oya mu kwa karindwi tuzasohoka timu y'Umutako. Tuzaba turi ku Gisenyi. Ewana ukubitemo ka pikini tujye ko. Ago promesse yaryaga neza. Promesse yaryaga neza. kumaze muzamwana Promesse yaryaga neza. Muzaba mwashinyitse ame. Promesse yaryaga neza. Buri munese yaba yakanuye amazi. tangura makamu Oya promesse yaryaga neza. tangura makamu nani Yaryaga neza to. Yaryaga neza. Igici. Igitano. truma No gutanga pi. Abana rero. gasura Opuchuri akomana. ndi umusirimu ariko n'ubundi we Namusirimu cyane. Maxi, gira ikintu ubwira ku bantu bari badukurikiye ku Mutako TV, nshimira you. mugenzi wanyu Biju. Yeah. Ngira ngo nizo nimero mumaze kuzumva, uramutse ukeneye kuba joininga ni Ibambe TV, harimo Yes. kunyuraho seri. Ndetse kandi support bivuge neza. Yes. Support ishobora no kutaboneka ya Excuse me, hari ikintu nibagiwe mu mbabarire guys. Muri support ni ndakurangiza n'ubusanzwe. Mu bintu nibagiwe bya support nabwo njya ndangiza vuba. Hari nk'umuntu uba wumva ntabwo abantu bose bagira ubushobozi bungana, wenda nga supportinza abantu mu buryo bw'amafaranga. Ufite na location wadusapotinga mu buryo bwa location. Ufite imodoka wadusapotinga mu buryo bw'imodoka. Ibyo ngibyo ni ibintu komariza ibyawe ego ufite shop, ufite ibintu ucuruza tukakwamamariza. Muri make ni ibintu nyine ni inkunga nyine ibikenewe cyane muri filime. Filime ikenera ibintu byinshi si amafaranga gusa. Karibu kuri izo nomero. Asante sana. Urashoshe sha. Maxi tubwiye tujye ku musozo. Ega mbashimire cyane umwanya muduhaye, buduteye inkunga ikomeye cyane kugira ngo tugeze kubyo dukora ku bakunzi bacu. Nababwira nti n'uwo ushaka kumwamamariza, ndumukinyi ushaka kwamamaza ibintu byawe byiza. Ushaka kukwamamariza, ushaka kugukinira, ushaka kugira ibintu byose kandi nkabikora neza. Ushaka kubera MC mu bukwe bwawe, mu mafete yawe, mu bitaramo byawe, ndahari. Ushaka kubera umu DJ mu bintu bitandukanye, afite utubari. Mwe muranzi turakorana benshi. Ariko gashimire mwese nabo dukinana mwese. Jeanne, ibyo nakuvuze kuri promesse sorry, basi sorry. Nubwo w'Imana ariko ntari bi. Ariko ndajya mvuge ko ngiye wankenera wese. 0788 22 6 4 2 0788 22 4 2 ni nimero yanjye, wankenera wese yaze. Nkora muri reg. Niba ufite ikibazo wahamaga kuri 27 ikibazo cy'umuriro ari kuri reg 27. Maxi nanjye nsabira ikintu. Yes. Urumva nk'umuntu ukora ako kazi kose uko biri kose ufite akantu. Kandi pochette yanjye ya telefone sinzi umutipe nyitije iratakaye wamaye nka 5 nkaza kugura kandi ga pochette ko. Iminsi y'abantu basaba barije tubaha iminsi. Ntago ndimo gusaba kuko ngende. Pochette rero ushaka pochette tugenda kugura pochette nta kibazo. 5 se pochette ya 5 ibaheye. Yoroshye ushaka monetike. Ata oya itike. Ego nabaze ngori. Ko n'amasuku yego. Na pochette ya 5 se bwo ifunika se na wasanga nakora na kotex ni gura ngaho kandi ifunikisha umfunikizo w'ubuki ntago ugira ni karase ni gura ngaho gafata. Yoroshye. Kotex ifunikijwe iki? Umfunikizo w'ubuki. Sibyarata. Nawe n'abantu myiza numva baturanye umuntu wari gucuruza imyenda. Ngo nawe ugura umfunikizo w'ubuki nabo bazaza turebesha.
sanga n'amakariso. Thank you. Reka mbashimire mwese kandi Imana ibahe cyane. Ubwo abantu basaba bajye baza kwa gatanu. Urumva ni imisi tutanga gusa nagura icupa ko ntago nagura pochette nabakwirwa nagura icupa ko ntago nagura pochette namwe n'umugabo uri pochette uruze ndakurya ikintu bwana badukurikirana ku Mutako TV Mutako TV twakoze switch ku Mutako TV. Okay, mikoro zose ziri kuri Imana yanjye ndabashimiye na uri bakwisi gitonore ni cyiza disi we ufite amaguru meza by the way amaguru meza sari yose wagira ngo ni imoso dada ni meza da ni meza narebye buryo narebye nasinze nabonaga ari mbambata numvaga yose ari imoso ariko nibeshye message rero tubwire noneho wambaye n'akantu za keza ushaka gukora ku manyonyo we ushaka gukora kumugirira neza umva rata ndabashimiye abakunzi b'Umutako Mungu arasambana ndabakunda cyane ndabakurikira inshwe jewe rero Jen nanjye munkurikire mfite YouTube channel disi tubwire ninyuzaho inkuru zitandukanye nibanda ku buhamya bw'abantu bagize ibikomere cyane b'abamama akenshi n'abapapa ariko bafite ibikomere nabo ndabakira ngo napfakazi nyuzaho ibintu byose yitwa Jen Show naho ngaho nanjye abakunzi b'Umutako nanjye bajye bahagera nibamanze bagera kuri Jen Show bakore subscribe bajye no ku like bakande kunzogera bajye kuri all kugira babashe kubana notification komenti bashare ari nako bari buze kugera kwibambe urumva uko nari fresh noneho hari n'ahantu hirya banditse share akandeho ahita inzoga ku mashare nyine hose gusa urakoze kubimvugira inde aneteshereza abakunzi ngo rakaraya nuko tatega ariko ni ndani nuko tatega rata arasambana nabwo ari indaya rata naho ngaho sibyo ngira ngo nanasabe cameraman aze kukapininga nyine ahantu igaragara sibyo kanuri kuku ako gacano hanyuma kubisaba nkaho byakuyobye tukira ngo ndasaba nkaho byanyobeye rata ndisabira we kuyimanase ntago wamwimye kasaba se rata nimero ya telefone nayo ndayifite 07 n'uburyo tuburetse tukira bitewe n'uburyo ari no gusaba genuine wamwima pe ahubwo nuko yatubeshye biriya bintu barabikoze yegeza mwima wumvishe nuko cameraman agapininge n'uko basoma ariko n'imfubyi de kuzanyima oya nimero telefone bifata uko bishaka ariko prince so no kubima makuru kubere mwebwe noneho 0788 batwinya makuru 68 bararyamaraga gitanda kimwe 05 72 iyo niyo nimero yanjye iba no kuri WhatsApp iba no muri mobile money naye ibamo abamama bashaka gutanga ubuhamya bafite ibikomere bandikire Jen cyangwa bamuhamagare abaye ikiganiro cyane rwose abose aba divorce kandi shimira n'abantu ngo n'aba divorce yes n'aba divorce aba divorce ndabakunda kare kuko nanjye divorce kabiri burasi kabirira cyane aya hari rimwe ubwa kabiri ntago twari twakabana harya mu Gifaransa nge ntago nize mu Gifaransa kwa kundi umuntu ajya kugura umwana kwa muganga babyita kugura mfite umwana badopse ashaka gutanga ubuhamya uzamunzanira uwo ndamukwemereye bitewe n'amarira nabonye afite nge natinye no ukunda abana cyane n'udusore ariko nkunda abana nabyaye nabo ntabyaye ndabakunda uramuhungu se uriya ni umusheri ntago ari umwana wanjye ariko utandukanye uriya mwana ugana kuri imyaka 16 muri biba yarantambikanye Maxime ntago ari bukoro ariko uyu nguyu afite ikintu ashaka uyu ntago ari byo umuntu waramwimye murashwana muratandukana ntago ari byo rwose Imana unyumve ntago ari byo uri mano wo kaje uvuga ngo nguramukunda cyane ngo arapfuye ngo mukomere ntaki niki ubibwe niki se niba nakwiye toka kure kuya uku sawa yisho danje petroli kabisa ngoja niende nimalize aha mwani kagira ikintu bwira guha nawe wirakara bazaguha ari mu mutwe hari abarafatanya reka tubashimire
tubanze twumva ariko nkanika nawe abandi barafatana. reka dushimire mwebwe Umutako TV ntabwo ari romantike ihangane. dusaba cyane abantu mudukurikiye Binze kukizanira. muri iki kiganiro nyine kunda uwo mwana ni ukuri mudufashe mujye ku Ibambe TV biri mu Kinyarwanda. Ibambe na Tanava ni Kinyarwanda. Mukore subscribe, mukore like no kuri kakazogera. harya ninde witwa Mibambwe Mibambwe mwana yarapfuye yaramubwiye cy'ubwana Ibambe TV nawe mwana twibasira nka Jean niko yatwibasiye niho amafilme yacu aca. bakore subscribe ku Ibambe TV, like, comment, share everything. Yego ariko mwatwemera akantu ko kunywa nyuma y'ikiganiro ko turaje tukareba cameraman afite amafaranga ani jana ubikongore. ntarabyibagiye Yes Fred. no gushimira gusa mvuremo. Dushimira cyane Biju wagize ni mabuja uriya ni mabuja wanyu ariko so wanyu ni mabuja ako mabujanye ukarakana gakosore Elise yambara utuntu tugufi cyane areba uburyo ngende umuzungu ntabwo nambara ngo umuzungu cyongereza cyangwa uzi English no muzungu nje mvuga English cyongereza cyarananiye ari no muzungu Manu ni umuzungu ndagira ngo menyesha abantu atuye muri leta zumwe za Kabuga Manu ni umuzungu satwi Kabuga se ndi umuzungu ntabwo guys yego umuzungu reka ngusubize subura umuzungu koko oya tayi ndi umuzungu ko mvuga English cyongereza aha reka mbanze nambaze Jenny nabanga kandi estoma ikurya cyane kurisha igifu cyabagaho bitaga ubwira kabiri nk'ubu tuvugana turi hano habaye ubwira kabiri. oya itonde gato naga aricyo kintu uratukana tuvugana Uzanye icyo kintu. kamerama bandebe Imana iri kungirira neza muratukana abantu b'Imana niba batuye mu kiganiro no kudutuka turabivemo ntabwo wazudutuka ngo ntabwo ari byo reka dusoza basi turabivamo bose kutugura inzoga yacu nitumara kunywa turagenda nashaka kuvuga utubwiye ko ari umuzungu nk'ubu habaye ubwira kabiri wenda nkanika ntabwo twabakandagiye Mbongo wikuyemo uretse gato baca umugani ngo umubayi n'umuyayi wabyabyara umuzamu tumwihorere twigendere none se ubwo bari badutuka